aka kanuzi amafaranga kaguze sohoka 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 ahubwo urabona barabakoze tumuranye igihe yego nubwo batazi gukora ariko hari ibyo bamaze gufata mu mutwe hano mu kazi kumva yego ahubwo uwakongeramo amaraso masha kuko hano haba hari akazi kenshi birumvikana nk'iragarafigisa ashiririya hari n'ibice by'amatafari twamenesheje n'iki byose byo kuzamura kara kantu kahariya ariko aha hantu kubera iki hagize ubutinde ubu oya aha ngaha nuko rero navuze ngo ndanabikubwira rero boss iki kibazo cyabaye hano urabona kugura simwe nabonye byaturusha uramu ucuruza agakenkero hararuguru mwari mugifatanya ikibazo cyuko mutari mwamuha amafaranga wagira ngo simba amafaranga narayamwishuye ahubwo tugeze ku kibazo ca sima ambwira ko yahamagaje sima iyo hirya ngo mushaga ngo nibari za Terosoro muri noneho nanje nabwana numirize imifuka 30 ariko izo sima zo ntabwo zakagombye guturuka kure ndabona kawunga yashize nawo arano kugira abakiriya kabisa ngira nkana murabo yego makuru kari meza yego tubafashe iki nahuye n'ikibazo rero bigira hano yarwaje umwana kandi yandembeye ahantu nari maze iminsi ndi gukora ntabwo bari kuduhera kandi ndwaje umwana ararembye ameze nabi none nandi kugira ngo mumfashe wenda munyindika akaro k'umuceri cyo cy'umuceri ko ntari kwindika wamba barira bigira iminsi ndi muri kirize ko kwindika wapi wampa niburi nusu nta n'akaroba wampa ntabwo byakora ko nanjye cyakuje kurangura basi se ngaho mpa kawunga reba kawunga isigaye niki ubu nayikopa bikavamo nawe ndebera rwose oya ntabwo byavamo ntabwo byakunda rwose ngaho se basi ngirira imbabazi basi mpe n'akarobo k'ifu y'igikoma ndebe ko namushyira ku munwa hano se ntidufite uruganda cita nyine impamvu inganda za cita zirahari kubyumva impamvu je natumyeho twiga uziko twiga ikomeye ndavuga reka nzanire imifuka 30 ya twiga kandi bugeze kumbwira ko n'ibintu by'ubwubatsi ngo nize muri sarayi kandi twigagamo habagamo n'imyuga ibintu nuko nabuze uko ngira komeza yego noneho azazinzaniraho namara kuzinzaniraho ku giciro kiri hasi none nkoreshereze rimwe hano apana kugura agafuka kamwe amabuye narayatunze amagarafirizo nacyo ni kizima yego boss wumva ngaho komeza noneho byamara kugira nkabona gutangira akazi kahariye ariko icyo nari kukubwira yego bariya bakozi dushizemo amaraso masha barabandi nabo bakagumamo bagasa n'abazirya icuho none ariko tugashiramo amaraso masha hari ibikorwa byiza nari navuze ndazana bibiri y'ibiduruduru byamwe nugageze nkira ariko bizi gukora yego sha ntabwo umuntu yagira ibunari umwatata kumwe kugeza iriya no kundi kugeza iriya ngabura ingofu mbese babyibuje bafite ibiguru by'ibibero ariko biriya bintu by'ibiguru binini ntabwo ari byo bigaragaza imbaraga oya ibiguru ntari binini ubwo ngaho ngaho ni iki ca kubanza ubuyanje ntabwo ibyo byakwica akazi bakada ese bakaburabuza abande bose barabana uraruhungu ko wajya rugwaga n'igicuma ngo raje kubo noneho rero nta kibazo iyo gahunda uzayikora bivuga ngo urazana babiri ariko abatakora neza ubakuremo mu buryo bwo kubahana wenda uzabagarura nyuma ariko nabo ndabahanuza premiere irayo kugenda bakagenda hareba ko yaraho ifu ntafu y'igikoma mfite
yashize ifu basi ngaho mpaka biswi se basaba ariko njya kumushyira ese biswi wayiha ubundi wayiha umurwayi na biswi zashize usanze buriya aribyo ndi kubarura ndapfa kugatoba mu mazi ndebe ko nashye ararwaye ararembye ntayihari ntabwo ari kukubesha nta biswi zihari rwose ntabwo ari kuba kugufasha reba nawe rwose ngiye kujya kurangura aka kanya tuvugana nta andi mafaranga mfite kujya kurangura none ngo uko ho nawe mbwira ntabwo birakunda ntabwo birashoboka wangiriye imbabazi ko nawe Imana yo mu ijuru izakugirira imbabazi ko imbabazi muhoraga muravuga ejo ndaje ngo haguhe ibintu byanjye nkomeze ndi kukwirukanga nje ntabwo nkopaga hano ntabwo bishoboka niba mpemba nzahita nzakwishyura ngira nkora kwa Nyirakebesha no kwa Murenzi bari abantu si bameze kuriya nk'inyamaswa nazagukopa ubundi bo bazakwishura bazaguha amafaranga uzonyishura oya birashoboka ntabwo birashoboka rwose ihangane si ukwanga kugukopa nanjye ngiye kuja kurangura sibyo niko bimeze umuvamba umwana w'umusore koko oya yamara kwisubira akagaruka yakagaruka ndahera ko bimeze ntuzi uriya mugore buriya penansi ya ntuzi uriya mubaza batira amazina umugani wagira ngo ni amaterekera ngo ni laboretse ngo ni penansi uzajya bikurikirana ibyo by'amazina n'ubundi ntubafite mu bitabo se bya bindi nakubwiza akabura buzawe nto namwirukana rwa rutoki rwavuye ahubwo aho ako kantu haricyo nagomba kukubaza wari wambwiye ko uwo muhungu wagize ikibazo mu kazi ko uzagerageza ukamuzana nkavugana nawe nkareba uko bimeze nari nzi ngo ndamuzana ejo nzi ko ariho ndamugushikiriza uzi ko ariho wakubutse mu mahanga ukagenda navuga ni numara kuruhuka ndamukuzanira mubonane ariko naje kugira ikibazo ubushize narakopye nsigana amakarito gusa ubu nayo amafaranga nayafashe mu kibini ubu naje ndakopa urwo nirwo nzacubuka ariko bigira nkamuba kwambaye ntabwo ndimo ntabwo urimo ariko ikibazo hari ahantu ukoraga kugira bazakwishura amafaranga uze nanje unyishure byagorana pe ntabwo byashoboka rwose ntibyavamo ntabwo byashoboka rwose mavuta wambabarira ko hari ukukwinginga basi ngaho nk'ikiro cy'ibirayi oya nakubwiye ngo nje ntabwo ndi gukopa reka nkubwire ntabwo ndi kwindika niko wikwirwasha umutima wawe uranivuna ntabwo ndagukopa hari ikibi cyo cyumvikana ni ukuvuga ngo karagatoki ejo ni umunsi guhuriranaga no gupfukwa yagiye kwipfukisha yagiye kwa muganga ngo hari n'imiti ngo mwene wabo yamuguriye ngo buye hirya mu mujyi aramuha ngo zo gusigaho kagatoki ngo kagasubirane yego bwani rero ntabwo namusibya kuko kariya gashobora kuziramo na kanseri atagapfukishije burundu ngo birangire burya twaba tunamuhungiye boko kakaba kavuye yaje nakora afite akaboko kamwe oya nta n'imbabazi natwe twaba dufite yego rwose databuja nico cabaye banamuzanye nyine ngaho nkurikiranira iyo misiyo y'abo bantu abo bashashi babiri kandi ukareba abasore ibiduruduru by'ibisore abakobwa ariko bakaba bafite imbaraga bafite imbaraga dore kandi n'abantu bakurikirana ibyo kurya byanjye burya ntabwo uriya muntu ugomba kuzana umuntu uzi gutegura n'ibyo kurya ntazajya ndamubona nkabona ni gahunda ngaho simbuka ibinyanya ni bari bancu none naho kwikopesha aho nzabina muntu habika munsi reka ukamena suku y'ibirayi koko ibirayi nakubwiye ngo sindi gukopa ushaka iki ngaho se basimpa no kututunyoba nta wenda gakoroboyi ntabwo byavamo nta n'inzira byacamo ntabwo birakunda ariko ahantu mwari mungeze mbakopa mugenda mutaza kwishura no ubu nanjye nafashe umwanzuro ntabwo ndikopa urumva oya reka umuntu ufite ibintu bingana gutya anyime n'ibirayi bibiri byo kokereza umwana kandi uwo mwana wanjye apfuye ubu yaza gushyingura abantu b'iki gihe bakunda abapfu kuruta abazima simbuka ngaho genda ariyo zabyegagura oya ntabwo ibyo byakunda mwirirwe rero buriya hari wenda wabikurikirana buriya kabisa ubwo mbimubwiye kandi uyu muhungu asigaye yumva singufashe ibiki umva ndagufashe ibyo binyanya barakuzana ni inyanya zo guteka ayiwewe
nawe njyewe sinakubwiye ko ngiye kukuba ndakufashe ugiye kujya kunduka uko ndakurukarija umukobwa nanakusuka aka kantu uzi amafaranga kabuze ndagufashe we ndagufashe ibyo binyanya binyanya bimeze n'ibinyanya bimeze ubuze ibintu byagufashe soka sinzongera gukora muri urugo ngo nabasaza ubu ninde nureba nabi ndagusubiza abana genda ntuzagaruka toka akazi kamubuje n'ubundi agahera ahisemo imbuga zararashye bambaye bati nasanga ntabyangije noneho imbuga ndamucyara amahame ubona aherutse bavuga ngo iyi mbuga bagiye kuyimenamo igaraviye byarangiye bite ko naherukaga bakaburabuza bikorera garaviye kuki batayishyiramo umuntu azaruhuka ryari mu ntambara njyanywe mu kigeragezo ninjira mu kindi karibu Naramutse papa. umeze ute Naramutse. komera cyane Ariko ni sawa. ndayica umeze ute se muri iyi minsi ko mbona warahuye n'ikibazo bimeze bite Meze neza nta kibazo ni mahame niwe warumbwiye ngo mwari muri kunshaka. nari namubwiye ngo akuzane tuganire nari namaze kumenya ikibazo wahuye nacyo kandi wahuriye nacyo mu kazi ahubwo se uri kumva hari ikiri kujyamo hari koroha bimeze bite Ari kugenda haroroha. ibyo biryo byanjye amanywa n'ijoro imana ikandahura cyangwa ni ugusenga akanayize bizagera aho birangire ntakibasha dufite ni amahame azakuriza ijoro tuzaguruka nta mababa aho burakeye nzaba mbarirwa utungutu atwasanze ntabwo namukira manza arambwira nkakozaho n'ururimi wasanzeho na kamwe imbuga nayiharuza amenyo ubundi nkakubuza zino ngutiya zanjye Dushira twari twajemo dusa naho turi kugenda turagabana. yari yambwiye ngo wakagombye kuba waraje ejo hashize ariko ngo bihurirana nuko ariho ujya kwa muganga Ari kudukoresha imirimo y'imvune. Ugasanga nuko nakomeretse n'inkoni byose biri guhurirana. Ugasanga kugenda kirongera. hari ubwo se kigukoresha ibintu bikomeye ku buryo izere ko ababona ko urwaye ntabwo mahame yakorohera. Ubu muri ramisi cyari cyagiye kigiye no kongera gusaduka kubera ko twikoreza ibigaraviye ariko nyikoreza n'imifuka binini niwe ko nari namubwiyeho gato Laurence waramutse yego amakuru kandi meza ndi kubona abyukiye mu masuku ndamubwira nti azagerageze uze noneho ndebe niba hari n'icyo nagufasha ariko yakagombye kuzajya kudutwara gake gake kuko ubu ntabwo wuzuye niba warageze ku rwego rwo kubura urugingo nk'uku nguku n'ibindi byose byakagombye kugenda bigabanuka akagukoresha imirimo yoroheje ndetse cyane anamwatse 200 yo kwivuza arayanyima uzisi ngo kereka ari wewe ubimubwiye none se ahubwo akwima 200 ate kandi ari kubona ikibazo wari ugifite kinagaragara ibise birihishe
nakubwiye ngo mu kazi kanyu ngo ntabwo ariho twaje gutetera ngo twaje gukora, ubwo urumva niyo mpamvu mwaje gukora se none ku buryo ushobora gukora nk'ufite amaguru abiri kandi ufite kumwe, ugakora nk'ufite amaboko abiri kandi ukundi kuboko kwaragize ikibazo. nabyukiye mu masuku kugira ngo mama we ndebe ko yabyuka hano hantu ntarangije kubona hari hamaze kuza urubobi. Mahame nawe yari yavuze ngo agiye kuzana bakaburabuza bameneho igaraviye, ariko twarategereje turaheba, ntabwo nzi ikibazo ukuntu byagenze. ubwo bazayizana ahubwo se kamubaza ko numvise uri kumbwira ngo umwana wawe ararwaye ameze ate? Gusa ngewe ko nzari namwicaye ngo wa mwana we, umwana wanjye yakomeje kuremba, byakomeje kuba bibi, buriya cyagiye navuye ahangaha nta nubwo nyashobora kuvuga mpagaze. wabimusobanurira kuko Mahame ni ukuba niba dukubise n'inkoni icumu ubwo nanjye ni ukumubita kandi uri kubona n'ubu bumuga bwose kandi narakomerekeye mu kazi ari we wanze no kumara umuntu wo kumfasha birinda kunca n'izi ntoki. Izi ni ingaruka z'akazi kari gakaze cyane muri iminsi wahuye n'iki gikomere, ubwo wari wakoze ibintu birenze. Nta kintu twavugana, niba ari akazi ubwo ni akazi nyine, we ntabyo aba yitaye, aba ari kumbwira ngo n'akaboko ngo nigashake kazacika, umva nta kindi. Bo noneho reka nze ndebe hari utufaranga mfite mu mufuka, nibura natuguha tukagusayidira, ariko nawe ndaza kumubwira kugira ngo nibura mu bandi bakozi uzajya ugerageza kubera kutarya. Noneho rero umwana njya kwiyindikisha, nagiye gushaka ahantu nikopesha ku mucuruzi uri hariya, hari ahantu hari ibiziba witwa ndi kuhareba yitwa Bigirankana, njya kumwikopesha. Ngezeyo Tina yanyimye na biswi kugira ngo mbe nahereza umwana ndebe ko namwondora, mbere y'ubwo kigenyi aroroshe n'ubundi arahararyamye, ntago nzi icyo gukora buhoro buhoro, kandi nawe muzagera ku mwanya wo kumvikana, byanga bikunda muzumvikana, siko bimeze. Inzara yose bihari, ahubwo se ko n'ubundi ko wagira ngo nta n'ubugifata no kubyo kurya. Inzara nayo ni bihari, kuba ndwaye no guhembwa nabwo ugasanga kubera nta mbaraga ari kunkatagura, urebye nta kintu ntahanaga, inzara nabwo ari hasigaye nayo. Impamvu nkubwiye ngo yasinshaka ko ahantu nkengereye ndi kubona no kurya wapinda yasubiye ku mugongo. Twicira ndabona inda yasubiye ku mugongo neza. Noneho rero aya mafaranga sibyo, dore ni 10,000, kandi ndakeka mu buzima ari ubwa mbere ushobora kuba ugiye kubona kuri aya mafaranga. Umwana wanjye nabundi nta n'ikiri guhinduka, nta gihinduka, inzara ni yose, imikorere nta kigenda. Ubona hano iwanyu ukuntu baduhemba, kandi nabwo hakaba igihe baduhembye ibyo kurya nta kintu, natwe ntiduhaze, mbese byaranyobeye. komeza wihangane cokora byo ndashaka uburyo nagufasha kugira muzabone ko nje na mama ari ahantu dutandukanye. Ubu nabuze icyo gukora. Oya komeza wihangane kandi azaza kumererwa neza cyane. Iyo nza no kubona ahandi nabona kandi kazi kano kiwanyu nakari. Bwa mbere navuka ngo nabona ayo mafaranga. Aya mafaranga azagufashe imiti utari kubona. Sibyo y'ababyeyi na muri imiti utari kubona, ushakemwo imiti yagabanya uburyane cyane, sibyo, kandi ndaza kumubwira azajya guha akazi koroshye. Muraba mukoze mu mbere y'ababyeyi. Siko bimeze? Murakoze rwose. Nubundi kandi ngiye kureba ukuntu narwara vuba nanje ndware vuba nongere ngaruke mu kazi. Niko bimeze cyane. Sawa rero. Nubundi turaza. Ariko ubwo Mahame muze kumumbwirira inkoni ze ntago nazikira. Ntabwo uzongera gukubitwa we ntago ibyo ngibyo bigomba kugucikaho wowe, ibyo azajya bikorera abandi. Cyakoze numara gukira hari ukundi kuntu nzabigenza. Nubundi nolese ko tutari bisimba ko turaba. Murakoze mukuye Imana ibongeje. Sawa kandi nawe murakoze cyane. Sawa. Aha ihangane none wabigenza umwana wanjye ameze nabi ku buryo utabyumva, ku buryo n'ubu najya kumva ngo yapfuye. Yagupfaho ntabwo birimo wibitekereza, ahubwo nanjye ngiye gukoresha ibishoboka byose ndebe ko ari ikintu nagufasha. Uretse abantu bo kumfasha gusenga. Okay, ndashaka ko hari ibyo tuba tuganiraho.
simbona kandi n'ibintu bidasanzwe shobora nageze mu ishyamba nsanga ishyamba ni iryo gukonerwa ariko nza kugira ikibazo mahame yambwiye ko ibintu byose byatunganye ariko nageze mu isambu nsanga umurimo uracyarimo amabuye kandi ngo yagiye ngo yashizemo abakozi ibyo ni ibyo n'amahame ndibaza ngo mbese abakozi yashizemo habaye ikibundi bakoze iki myaka yarameze amabuye arimo ibyo bishatse gusobanura iki buriya icyo ni ikibazo kuri mahame ikindi herutse kubona message ya wa muhungu ruguririya ku muhanda ufite amangazini ukorera hariya hirya naje kubona message ngo ari kwishyuza umuntu arinda kwishyuza haba habaye ikibundi abo bakozi si basaruda ntaherezaga amafaranga aje gwaye nuko se icyo kibazo cyo kwishyuza kikaza gute kandi utanga ibyo byose siko mbikubwira gasani nkuko nakubwiye ibyo mahame yankoreye cyo ngunda kankubita ukanga kubiha agaciro oya nari kubiha agaciro gute si ibyo byose ko nabyo nabyumvise mu magambo none se uretse kubyumva amagambo nta message nigeze mbona hariyo nabonye se ikindi mu by'ukuri amafaranga uyaha abakozi bakajya kuzana ibyo byo kurya ubwo ndagashaka oya sicyo ndi kugushinja ntacyo ndi kugushinja ahubwo ntayo makuru neza byagenze bite kugira ngo mbone message yo kwishyuza nese laburensiya ntabwo yishuraga ibyo nimwe mubizi ni baba bizi si weho bimubashije nta muntu ufite none se ubu nagira kandi kujya kugura nawe nta kindi cyaramira umwana wanjye uretse amasengesho naho njye ku mbaraga zanjye n'ubwenge mfite byose narabikoresheje byaranze oya penda byumva urababaye ntabwo wakumva ko byashoboka ariko bizashoboka kandi ukomeje kwihangana no gusenga Mana niwe ukundengera yego nta handi ntegereje ubutabazi uretse ku Mana yo mu ijuru yonyine wakoze bino nakayobera mu nyine ndashaka kukubaza tega amatwi Laburensiya ntega amatwi nk'umufasha wanjye banza unyumve ngomba kujya guhura n'abakozi ngo mbabaze niba ibyo nashize mu ntoki zawe warabibahaye cyangwa se ko hari ibindi rega njyewe mba ngomba guhura na mahame niwe mba ngomba guhura nawe cyakoze twicaye ahangaha ibi bintu tuba tugomba kubiganiraho kugira ngo ibintu bigende neza niba ari n'ikibazo cy'amafaranga kiba kidahari nako cyaba amafaranga yabuze ibyo ugomba kubimbwira niba amafaranga nabahaye ari hano mu nzu yarangiye muba mugomba kumbwira nk'abahandi mukayakoresha ariko sinumve message ngo abantu ngo bari kwishyuza babishyuza gute ubu wakumva kabisa umuntu ari kugenda azenguruka mu muhanda ngo amafaranga tinaje kwishura ubwo muramwishura kabiri none biragenda uturamugore w'umutindi mubi wari ukuza ngo umwana wararembye si ngo ubwo yagiye kugatanga ku mwana kugira yirwanye kigaragara ashobora kuba uramuhaye amafaranga akayakata niwe yarakatanye ubwo yayijaniye none se wowe n'amahame mwaraganiye murabikurikirana musanga mahame si uwuhe ko aherutse kunkubita sinakubwiye ko yandishe akankondagura asigaye guhangara se nibiki byateye se urugo rumeze nk'urutagira gahungu none se nubundi wizana nawe uba wacecetse witurije komba ndi muri byinshi kubizi utwo tuntu twose natuvangavanga nkatuvanga nkaho mudahari ibyo nabivanga mudahari abakozi bawe barananiye ni nkaho bose wahera ku murongo kabirukana mwakoze inama se we n'abandi ku buryo ni mwebwe muba muri hafi yabo niba muri hafi yabo muba mugomba kumenya ngo uriya arakora uyu ntakora komeza wihangane bizashoboka ntakundi nanjye ngiye gushaka uburyo bwose nagufasha tukareba ko umwana basi yanakira kandi nawe ukabona ibyo kurya wese ati wowe uramfasha ute ese ko mperuka mbona n'umutekano ntabwo mubye reba cya gihe ubuherutse natetse umuceri nteka imboga mama wawe ntabwo yigeze atwemerera no kubikoramo nta mukozi n'umwe nanjye nteruka mbiteka bikampumurira ariko nta nubwo mbese umanza aba yabibaze sinakumva ko birimo n'umunyu kumbwira ngo warwaye gute kandi nose nawe wabuze imiti ntanayibuze nuko ushaka kwibangamira bankoroze mu bwonko ubu ndi kumva ntaraha wabyukiye mu ntambara ngo iki nose uwo nguwo uri kwishyuza ari kwishyuza amafaranga angana iki uwo mukozi yaba yaratwaye ku buryo tudashobora kuyabona ngo tuyatahe niwe uko wayamenye kandi wari wewe yahaye message yakuhaye message y'ibihumbi bingahe ashobora kuba yambeshye mbese message yaraburenze agasiga hano yanditse iyo agiye nawe muhaye nkandika
bari gageze hafi mu bihumbi nk'J130 gutyo 150 gutyo. Ariko uwo mucuruzi bigira nkana yageze hano nta wari wageraho. ntabwo yari yagera hano ariko bwari buze kuza ashobora kuza muri guteganya ko amafaranga ari kwishyuza ari ibihumbi 150 gutyo n'130. ubwo ntabwo muri nta ni ugukeye nanje ni ukureba mu kaye ariko gagezeyo Mahame ko yambwiye ngo azi kwandika nibura yarakontura ubu ntabwo ashobora kumenya ngo ideni ringana iki mbaha amafaranga ariko ndi gutekereza ayo ngayo mu gihe kuvuga wazana Laburensiya akaza akamubaza amafaranga umuntu amuhereza hayashira nawe uhari ngo kuko ubundi ibi ni ibiki ibi ni ibiki ubundi kumva amakosa atari aho guteza umuntu inyatsi. Mahame rero agomba gusubira muri aba bakozi uko biri kose akazana amaraso bashyashya mu kazi nk'ubu dore nageze ariko ndabona ibintu nta cyakozwe ago maraso bashyashya niko kazakora oya rwose nawe ndakureba gukanjije gute buri amaraso mashyashya ushaka kuvuga nabi ni ukuvuga ngo araza ntarurira papa wawe ntarurira mama wawe ibindi bisigaye ngo ni ibyawe. Utekereza ko uwo munsi natetse bakampemba ibivuzo n'ikijumba kibisi ngo nabe ari byo njya guha umwana urwaye. Warabimushiye se arabijya basi we yarabiriye se buri umwana ntari kumira ntavuga wamuha ibivuzo noneho ntagagare. Nashyize ku munwa ngo ndeko hari utwatambuka nta na kamwe katambutse amenyo yarafatanye namuhaye n'ikijumba nabyo biranga. Nibwo nahise mfata gahunda njya kwikopesha kwa bigira nkana nawe arandahira. Nyine abantu bagifite imbaraga abantu bagifite imbaraga naho amaraso mashasha se harwo mvuze ngo tujye kuvoma mu bantu amaraso ahubwo abantu bagifite imbaraga jya wumva ariko banze ibi bibazo biri kubanga nawe bigiye kuzagukura ku murongo byankuye ahubwo ntabwo ibintu biri kumvikana ibintu bya mbere agashobero none rero kuvuga no gutaruka ubwo abo mafaranga ugiye kugansigira noneho jewe ndaza kubaza Laburensiya amafaranga muha hayashira ndaza kureba na Mahame aho Laburensiya yandika agasinya tubikontorore turebe nago twabanja ariko twaramubanje yayakura sinzongere kumva hari ikibazo cyabayeho ndi kukwakira message ngo bari kunyishuza bari bakwishuza uri kumva muzajye mukurikirana uko bimeze uko amafaranga yasohotse buri kimwe cyose ko ndi kubona wifashe kandi ifaranga ryose muri hagaciro bari bakwishuza imisozi mba ni uko baraje nzirukana urugo rwagiye ngo ruri kujya hese ntabwo twagera ku rwego rw'uko gutese nukuja ndarara mpagaze uyu ntabwo waba uri mu isi ufite n'abakozi bangana gutya ngo ubure shaka ibyo upangaga n'uwo Mahame wawe Mahame narakubwiye ntiyeyura ingegera aho kugira unyumve uko ukundaga Mahame kunduta uyu muhungu abuze mu kazi wumve ayo mashamba yose nta na hamwe akoneye ikibazo nawe iyo ngusize ahangaha wagira ngo njya nkoresha kuko nshobora gutwa n'ikibuno ndabikorera ngo nshobora zamwikorera uzasanga namuturije kazi umurego reka arandahise siwe ndi yakwiyinitse umwana wanjye atunzwe n'amasengesho ubu nta kindi mfite cyo gukora. Komeza wihangane ngiye kugerageza ibishoboka byose birashoboka kandi ndagufasha kandi n'umwana wawe wizere ko azanakira ahubwo wagenda adasanga n'ubundi turi kuvugana ntabwo wabonye cyane ukuntu yarakumereye nabi wagenda genda tongera gusanga turi kuganira nanjye reka mbe ndaharuriye imboga ataza agasanga umwanda ugihari. Mubarira ayo mafaranga muri gukeka hari ayo nari mfite hano mu mufuka reka nyabare ndebe nturi kuvuga ngo ni 30 cyangwa ni 130 nangwa na 50 hagati aho subwo ngiye umubare fatizo neze ndabahereza amafaranga mpereze gutyo sindamutse ndwanye nkagira uwo mvusha amaraso nta niwo mugambi si ukeneye kuvusha umukozi hano bakoze uri kujya wapfa kubifasha Mahame azajya bigufasha kandi muzajye mukunda kugirana nabo nka rwakobwa ruherutse kumenera ikibindi ubu si ukugura ibindi bibindi icyo nacyo ni cyemezo ni icyo kibindi si cyo mwafashe icyemezo ibyo byose urabizi ariko ibyo sinkwiye byasurabizi kuba wikendeje ibyo sinkwiye utamenya ko unashaje ukigira umusore oya none naba ndi mu mafaranga bari byura bari cyo ndakora n'icyo kizi
mbarira ibyo urabara mve kubara gusa nta mubare bara ago nakubwiye 150. Ijana 50 nayangaye subiramo. Baza kumbwira niba hari ikindi kibazo mufite nacyo gisaba amafaranga. none se uragiye Oya ntegereje ko hari ikindi kibazo muri buza kumbwira. nta bindi bibazo ndakubwira Ubwo nta kibazo. Icyo ubwo kirakemutse. Noneho rero gahunda mahame ashaka abandi bakozi bafite imbaraga. Sibyo? Urabyumva? Icyo ntabwo nzongera kugisubiramo. nayiharuza amenyo ndabigufasha mukanze ndabigufasha umwana we ugende neza nawe bitagukoraho kuko nyoko ufite hariya umuntu n'icyako Noneho n'undi mukanya ushobora gusanga nsimbutse reka nzense naho mpindura imyenda urumva ibindi uri buze kubimbwira mu kanya kandi igisabwa utekereze utuntu twose turi buze gukenera amafaranga mutumbwire kuko mu mwanya ngiye gusimbuka nanje ngiye kumenya utwo nkora aga amafaranga kamwe ngashize hari igihe kwibagirwa nkagira sawa ubwo nyine muze kubikurikirana reka ndebe ko nahindura imyenda sawa murakoze mama ndikone sano na muntu hari ese n'amafaranga intego yanjye nabanyigeze navuze ko Laburensiya nzamufasha ayo mafaranga se baba bari hera kabanze kamuhamagaye numve nimba yitaba mama ese birashoboka ngomba kuyajyana nkajya kumufasha kuko uriya mwana agomba